Muraho neza mbanje kubasuhuza mwebwe muba mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye ndetse hirya no hino, rero nkomeza gushimira abantu muba mwaragiye mukanda za subscribe ndetse mukibuka no kuba mwakora ku nzogera kuko biba ari byiza cyane. Rero nta yandi makuru rero tuba tugarutse rero, ni amakuru aba ari gucaracara hirya ku nkoranyambaga agiye atandukanye rero y'ibyamamare rero, biba bivugwa koko nyine biri mu kaga se cyangwa aharindimuka. Ni nyuma y'aho rero abantu benshi cyane bakomeje kuba bakitaba Imana rero mu kwamamara kwabo. Ejo bundi tugize gutya dore imbogo tuba turamubuze, biba bigenze gutyo na Gogo nawe wacu nawe umuririmbyi wacu uririmbiraga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nawe baba baramuhitanye. None ubu ngubu hari kuvugwa uwitwa Jackie w'i Rwanda, we ararembye cyane, biri kuvuga yuko ko ari amarozi baba baramuroze. Kanda subscribe rero wibuke no kuba wakora ku nzogera rero kugira ngo tujye tubona muri ibi biganiro. Kandi nawe niba warakoze subscribe turagushimiye cyane uko wakoze umutima ukomeye cyane uko wakana subscribe. Rero nze mbabwire iby'iyi nkuru. Rero si uko amakuru y'ibinyoma rero aba atagenda atavugwa hirya no hino, cyane cyane umusitari agira gutya akarwara rero abantu bagatangira gukora content bavuga ati yitabye Imana, ati uyu muntu kandi babeshya cyane. Nibyo koko uyu mukobwa bita Jackie w'i Rwanda ararwaye cyane kandi birembye, ararembye cyane bikabije, biri kuvuga koko rero ko yaba ari amarozi baba baramuteze rero, bikaba bivuga ko bashaka kumushyira hasi. Buriya nubwo tuba dukora cyane ntabwo abantu baba babyishimiye, baba bashaka ko badushyira hasi cyane cyane bakanatwambura n'ubuzima bwacu. Rero biba byiza buriya rero iyo uri umuntu ushabutse ukamenya ubuzima bwawe uko buteye kandi ukabasha no kuba wakirinda abantu. Rero umuntu rero ni umuntu rero abasha kuba yakugira nabi bitewe n'uko bivugwa koko aba yarakugiriye ishyari. Wenda ni nk'urugero, wenda ni nko kuvuga ati hari inshuti yawe mubana se cyangwa urayibwira ati nshaka gushinga business y'ibihumbi 500, ariko se izahita itekereza ivuga ati ayo mafaranga yakuye hehe? Izatangira kuguca imbaraga rero ikubwira ati rero wo kugira ngo ujye gushinga business ya 500 mwaho ngaho nta kintu yakumarira, ahubwo icyiza wazayareka se cyangwa ukazaguza amafaranga menshi cyane ugashinga business. Kandi bakubwira ko nta business nta mafaranga atashinga business uko yabanga, niyo yaba ari 5,000 niyo byaba ari 10,000 ushobora kuba washinga business yawe kandi ikabasha kuba yagufasha. Byumvikane ko ya nshuti yawe numara kuba yaguca imbaraga izatangira kukugira inama yo kuba yakujyana kunywa inzoga kugira gute. Rero aho ngaho rero niho handi havamo akagambane rero, ya nshuti igatangira ikavuga ati yarankiranye hari habuzeho gatoya, ahubwo noneho kugira ngo atazankirana neza reka mukure ku isi muroge se cyangwa agenda arwarire kwa muganga bazamuburemo indwara mpaka ashize mu buzima. N'uyu nguyu rero Jackie w'i Rwanda rero niko bimeze rero. Uyu mukobwa rero akenshi na kenshi ntabwo atinya kuba yakivugira ko ari indaya, ikintu gishobora kuba kimutunze cyane, wenda umwuga we ni ugukora uburaya cyane no kugira ngo abashe kuba yagera ku ntsinzi yo kuba yazabona amafaranga. Ariko ababingwa bamugiriye ishyamba rero babasha kuba bashaka kumwambura ubuzima bwe rero, ni ukuvuga atararembye cyane bikabije kandi bivugwa yuko ko rero gashobora no kuhaburira ubuzima. Ni nyuma y'aho rero bamukuye mu Rwanda rero bakaba bamujyana muri Uganda rero kwa bajya kumuvurizayo. Ese Jackie w'i Rwanda biraza kuza guherera hehe? Ese azakira? Musenge ewana, musenge cyane umukobwa wacu ntaducike, kuko aramutse aducitse twaba duhombye kandi n'igihugu cyaba gihombye. Rero umuntu usenga cyane rero asenga amasengesho atere comment avuge ngo amen. Rero njye twari twabanye muri iki kiganiro rero ni Kwizera Jean de Dieu, kandi subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana. Ndakomeza kugenda mbaye inkuru z'uyu mukobwa rero 5 kuri 5, mwebwe mukande subscribe no kuba mwakora ku nzogera.